nimba mbabwiye ntimujye kure umutaramu wanyu tayari banamaze kuyatohoza banamaze kuyicarira banamaze kuyacakira banamaze kuyafata amakuru ashyushye atari ivumbi kabisa. Rayon Sport bavuze bati hayiweze kandi natwe turagibu icyo bita amashamburizi, tutagibu amashamburizi. Baravuga bati twe niturabana ntago dushobora kwibwa gutyo cyenyege. Ndetse Rayon Sport basizoye baravuga ati turaburana tugere hehe, aho hose turagerayo, turaburana hose turagerayo. Ati ntibishoboka, twe nta gahunda twishe, turakurikiza amategeko. Kuki muhagarika match mukayikuraho? Murashaka iyo gahunda imeze gute gukuraho match? Rayon Sport babyanze nabo basizoye bavuze bati hayiweze kandi hatuweze tukakubali. Ngo umuntu amanika gati yicaye kamarade ibyuya birakubirana ndetse na munyentwari ibyuya birababirana. Kuko amakuru turayafite karimwe mwategetse Rwanda Premier League kugira ngo bandike ibarwa bavuga bati match nta ihari. Yemwe muranabibona ko Reyo yari yarananditse isaba ikibuga cya Stade Amahoro. Ni nayo mpamvu bari banze kubikora, kuko Reyo yarakurikiranye isanga nta barwa yigeze igera muri ministeri yo kwisabira ikibuga. Urumva ko ari uruhererekane cyane bari babizi, bakavuga bati tuzakupa witwa kamarade uri hariya nawe nakasamutwe akavuga ati ngewe ni kopari, ati ndaza kukupa. Ikipe Rayon Sport rero amakuru umaze kumenya nganiriye n'umuntu wandani kwa ndani hariya arambwiye ati mukanya gatoya bafite inama. Iyo nama rero ikigiye kwigirwamo niki? Hagiye kwigirwamo ibigendanye n'uburyo Rayon Sport yakwirenganura. Rayon Sport kwirenganura, baravuga bati natwe dufite ikintu bita abametre benshi baburanira equipe turagera nayo ntidushobora kubyemera. Rayon Sport rero bafite inama hatari, inama y'ubuyobozi bwabo bagiye kwicara nabo bafata umwanzuro wabo nka Rayon Sport, kuko baravuga bati ntabwo turi insina ngufi bashobora gutemaho urukoma. Baravuga bati mukurikirane murebe ibihe byose bagiye banga. Rayon Sport yarakinnye, bafashe ibyemezo barakina biremerwa, murabyibuka. Inyamirambo match bavuze ngo ntiba de Gaulle, bagiye hariya baravuga bati nibishoboka uburenganzira bwacu. Match yarakinwe, muri buko umunyabrazil adahabwa ibyangombwa, final barabimuha yarakina. Ibintu byinshi Rayon Sport iri mukuri hafi, ubona ko ibintu byabo bigenda ku murongo. N'ubu rero bavuze bati ntibishoboka, match igomba kuba, natwe tugomba kwicara tukandika tugakubiretire hariya tukayizana muri Rwanda Premier League ndetse no muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, tugashyiramo namwe tukabandikira. Amazi si yayandi, shyamba si ryeru, amazi si yayandi. Mushobora kuvuga ngo rero ngo burabona ngo ibiki, ariko hano birasaba koga icyo bita magazina za Ngarama no gutera icyo bita imikuru. Kuko inyanja ni ndende cyane, inyanja ni ndende, mutagira ngo biroroshye. Inyanja ni ndende my friend. Rayon Sport bakaniye bavuze bati hayiweze kandi turi insina ngufi ntibishoboka, ntago twabyemera. Amafaranga twari twarayabariye amafaranga, twari tuzi ko tugiye guhemba, twari tuzi ko tugiye gushyiraho gahunda ya buri kintu cyose, uburyo amaprima azatangwa abakinnyi bakajya bahembwa. Kuko Rayon Sport arigiye gukuramo amafaranga menshi. Iriya stade 45,000 byuzuyemo hariya ni amafaranga menshi cyane. Kuri Rayon Sport ishobora no kuza ikavuga iti twebwe turashyiraho 3 cyangwa 5 ahasanzwe, kuko bo bari babazemo hariya hafi make ya miliyoni 160 170. Ni menshi bashyize ari mu mfuka wa Rayon Sport. Harimo imishahara y'abakinnyi myinshi, baguramo n'abandi bakinnyi b'abataka. Rayon Sport yarigiye kwikenura. Banze rero ndakurahiye mbambaroga bavuze bati hayiweze kandi bakuruye umutsina, bakuruye imitsina. Bakuruye imitsina, bavuze bati ntituva aha ntago tugenda. Bafite inama kuri drone yanjye ukuntu abimbwiye, bafite inama yo gusubiza Ferwafa. Hari ababonye lettre ya Rwanda Premier League bagira ngo Rayon Sport yacecetse. Reka da, bagomba kwicara bagafata imyanzuro. Ikintu bagiye kwigaho ni ibintu ibi bitatu. Icyambere tujye kuganiraho, icyambere ni ukuvuga ngo
match irahari cyangwa match izakinwa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, niramuka idakinwe turava muri shampiyona. Icya gatatu, n'ugusaba amafaranga bakoresheje bitegura ikipe ya APR, fagitire bakayizana muri federasiyo cyangwa muri Rwanda Premier League bakabasubiza amafaranga bakoresheje. Ibyo bintu ni bitatu bagiye kwigaho. Bitatu nibyo bigiye guteranya ubuyobozi bwa Rayon Sport, nibyo bagiye kwicara bakigaho. Ibyo bintu rero kimwe kiri bukunde byumvikana ko byose biri bugira gute. Isoke niba vuga bati muradusubiza twakoresheje, isoke ko Rayon Sport irazana fagitire ikubite hari, irazana fagitire. Rayon Sport ntago ariyo amakosa sa yayo, no, yamenyeshejwe umukino ko hari ijya kwitegura, yakoresheje ibintu byinshi. Rayon Sport fagitire ziraza zigere hari, Ferwafa uri tayari kwishyura amafaranga, Rwanda Premier League muri tayari kwishyura ayo mafaranga Rayon Sport iri bubazane yakoresheje. Ndaba ndeba Rayon Sport bakuriye umutsina, mutagira ngo muri n'abana bato. Nimbiri mbiri, ubu ni mbiri, amakuru mfite ubu ni mbiri. Nyamara ibintu mwakoze muzi ngo nibisanzwe, muzi ngo urimo urafasha kanaka, utazi ikintu kiri bugaruke, utazi kiri bugarukeho. Kandi ikindi cya kabiri, nge simbona ibintu nk'ibyo mwamukora, sizi iki igituma mubikora. Icya mbere, mwaje muri federasiyo nta ubizi, nta simbizi, nta uvuga ngo arabashaka. Uya rwose murebe ukuntu mwaje mu bintu bitazwi, twumva ngo iri zina papa, twumva irindi zina papa, suko mwabimeritaga. Ariko noneho murimo muriyongerezaho, noneho iki murimo murirahiraho amakara, murimo murereka abanyarwanda ko umupira ntawo mushoboye, ntawo muzi. Murimo murerekana aho gukemura ibibazo ko murimo mubizambya, murimo kwerekana ibintu bibi, murimo kwerekana isura mbi umupira w'amaguru. Umupira mwatangiye kwangisha n'abantu seriously. Ndabibabwiye ibintu byakomeye. So mu kanya gatoya ikipe ya Rayon Sport bafite inama, bagiye kwiga kuri ibyo bintu nababwiye. Bagiye kwandika leta ikubiyemo ibyo bintu nababwiye. Ariko icyambere, Rayon Sport baravuga bati twebwe ntibishoboka, match yacu igomba gukinwa, cyangwa se mukaduha ubusobanuro bwimbitse kuki murimo mushaka guhagarika match yacu na APR derby. Murayihagarikira iki? Kuki mushaka gufata ikipe imwe mukayiha favor indi mukanga? Twese ntidukina shampiyona kimwe, si shampiyona imwe. Kubera iki? Aho rero niho haza kuba ikibazo. Mu magambo ye ndetse mwabyiyumviye n'abanyamakuru baririya muri Côte d'Ivoire bagiye babigarukaho, bavuga ko umutoza we yari yavuze ati nta kibazo gihari, ariko nyuma haje kongera kumva mu ibindi bivuga ngo match ngo yasubitswe. Murumva ko harimo tena amakuru dufite. Abo bakamarade nabande nibo bagize gute, barasopanya, baraza bashyiramo kantu ko gusopanya, nyine barabisopanya byose, bahita babirangiza, barabyica, bategeka Rwanda Premier League ko igomba kwandika lettre ivuga ko ibigendanye na match, ibigendanye n'umupira bidahari. So Rayon Sport bagiye kwandika lettre yo kubyanga, kuko baravuga bati twebwe n'uburenganzira bwacu, turaburana ikabutura zicike n'amapantaro acike n'amashati acike. Ndakurahiye kamarade, shauri yako. Rwanda Premier League nta kazi kanyu, namwe ijisho bagiye kuri banyuzamo. Yego ngo ntacyo mwari mwakoze, ariko namwe ntago federasiyo izanga ibempoza ibintu byose ishaka ngo mubyeme. None se ubwo mwamumaze iki? Yego ngo nabahaye uburenganzira bwose, ngo niki byose, niba itarabuhaye ubwo muracyahakora iki? Ko nta kintu bimaze niba mudashobora gupanga ibintu byanyu ngo byemerwe. Ubwa mbere babanje kubaca amazi kubigendanye n'iki, babanje kubaca amazi kubigendanye n'umubare w'abanyamahanga, barabanza bakubita hasi
babakura mu nzira. Ibyo mubona ntibihagije, none n'ibyemezo mwafashe barimo barabica amazi. Murumva nta kibazo gihari. Rayon Sport rero mu kanya gatoya rwose bagiye kujya mu nama, bagiye kwiga kuri ibyo bintu nababwiye. Icyambere ntago bashobora kubyemera avuga ati match iraba. Muratanga ubusobanuro bwimbitse no kubera iki? Ibyo byose muramutse mubitanze tukumva wenda bifatika ikintu muri bukore muradusubiza. Murasubiza Rayon Sport amafaranga yakoresheje arahari, murayatanga, murayabaha. Verwaf Rwanda Premier League amafaranga murayafite ko nta n'umuterankunga numva ngo mufite. N'uwari uhari ko yacomotse akigendera, sinzi ibintu ngo mwapfuye. Uwari uhari yaracomotse arigendera rwose. Ubu murarebana nta mafaranga arimo muri kese, nta kintu kirimo, harimo bure, hakuna kitu, hamuna pesa. Murishyura iki ikipe ya Rayon Sport? Kandi ibyo bintu Rayon Sport ifite rezo inabareze rwose. Murumva ko ibyo bintu mugomba kubyishyura pe? Mwayimenyesheje umunsi, ibyo byose ni mwari mwabibwiye. Ibyo by'imikino muyikubitaho ngo imikino ngo ya za cani ngo amajonjo, ntago mwari mwabibabwiye. Ikindi cya kabiri, haracyarimo iminsi, aho kugira ngo mwikururire hayo makara. Kuki mutareka Rayon Sport igakina ku itariki ya 19, ku itariki 20 abakinnyi bakajya muri camp bagenda Ethiopia na hirya no muri Djibouti na hirya? Nubundi nta kintu kinini kigiye kwitoza, n'ubushyuhe gusa bwa hariya mugomba kugenda kare mukajya kumenyera, kuko harashyuha cyane, byo ndabizi. Haba haka bari umuriro, n'ubushyuhe mwagombaga kugenda hakiri kare gusa just mukajya kumenyera. Naho sikure nukuva hani direct Ethiopia amasaha makiya cyane, ni nk'isaha imwe, nayo hari igihe itagera nk'iminota 40 mwongera mugenda tayari muri Djibouti mugerayo. Ni hafi aho, ni hafi, ntago ari kure. Mwiza rero kuza kuvuga ngo ibiki n'ibiki. Rero tayari ngiye gukurikirana ibiza kuva muri yo nama. Leta niba bagiye kuyikuba, ubwo ni ukuvuga ngo irasohoka tayari, natwe tumenye imyanzuro ya Rayon Sport. Rero murebe ukuntu Rayon Sport ari kare. Drone yanjye twarimo tuganira uri muri Rayon ndani, nuko Rayon Sport bakaniye baravuga bati natwe ibintu ntabwo dushobora kubirebera, ntidushobora kwemera, ntidushobora. Babyanze, batakaje amafaranga yabo menshi. Batakaje amafaranga menshi mu myitozo, mu biki, mu kwitegura izi match. Kenshi derby bitwara amafaranga menshi y'imyiteguro, kuko cyane cyane babazi ko bazayagaruriza ku bibuga. Warangiza rero ugafata umuntu ukamufinyira, warangiza mukajya kubeshyera umutoza. Muze kumva amagambo ya mbere yavugwaga cyangwa se byavugwa biva muri Côte d'Ivoire, twabyumvaga. Mutoza yari yamaze kuvuga ati soke match ni tacamburiwe hariya niba icacambuwe, ariko tugiye kumva twumva nyuma ngo rekada. Kubera iki? Kubera bataramu bagiye bakamubwira bati gutya na gutya, bamukubitamo ikintu bita baragenda bamutandikamo amagambo menshi. Umutoza nawe ati karimwe mu bivuze nta kindi, kuko yashakaga ko bakina rwose, kuko byari kubana byiza, byari no kumufasha. Iriya match by the way yari no gufasha umutoza, yari ko ari match yo gufasha umutoza, yari kureba neza abakinnyi noneho beba hatari. Ariko we bageze gute match bayikuyeho. So ibyo bintu Rayon Sport yabikaniye, ntishaka ibintu byitwa. Kwanza barashaka ubusobanuro, ni gute federation Rayon Sport bayandikiye hashize igihe bayibwira bati dusabira ikibuga, federation ikanga kubikora. Ariko ibyo nabyo tujye tubanza tubirebere hamwe. Ni ukubera iki kamarade? Ibyo kari wowe ubishinzwe, kari ushinzwe kwandika, kuki mutegeze musabira Rayon Sport ikibuga? Cyangwa nuko mwari mwamaze gupanga injyama kera? Kugeza aho Rayon Sport ijya kwibariza muri ministeri baravuga bati reka da, nta letre ya Rayon Sport yigeze igera hanga isaba ikibuga. Ntayihari. Mwarangiza mukavuga ngo ibiki? Muraza gusubiza iki? Izo ni ingingo zose zirimo zibabana. Ni ukuvuga ngo mwari mubizi ko iyo match rero itazaba, mwari mwarabipanze kera ko iyo match muzayikasa. Kuko icyo gihe bana bandikiye Rayon Sport edayeri bataramenya ahantu bazatangirira, ntibari bazi niba bazahera mu Rwanda cyangwa niba bazahera hanze, ntibari babizi kuko tombora yari itaraba.
ariko ibyo ni ibyerekana ko mwari mubizi ko iyo match n'ubundi uko byagenda kose itazaba. Ni nayo mpamvu mwanze kubasabira stade. Ibyo ni ibintu byibara, ni ibintu byigaragaza. Umuntu ufite mu mutwe atekereza ahita byumva ko kanya. Ibi byose ndabyomeka kuri federasiyo, nkabyomeka Rwanda Premier League yo nta n'ikintu kinini mfitanye nayo. Kwishinja nuko gusa wenda yo nta mbaraga ifite yo kuba yashyira ibintu mu bikorwa cyangwa ngo bavuge ngo gutya, nuko ibyo bakoze federasiyo ishobora kuzika bivuguruza, kuko ngo yabimye icyo bita ubushobozi bwose. Hari aho bagarukira, hari naho batagera. Ariko ibi byose nge nabera kuri Ferwafa, kuko Ferwafa niyo yaje ifata icyemezo iravuga iti no, uyu mukino ntabwo ushobora kuba. Gusa nuko baje gutegeka aba muri Rwanda Premier League ngo mwandike bakandika. Cyena bareka nanjye nkabwira ni kamarade nayikubire nayishyireho, kuko nibo baje kubategeka n'ubundi. Byumvikana rero ko ubundi Ferwafa aba ari umubyeyi, Ferwafa aba ari hagati hariya nk'umubyeyi. Ferwafa abagomba gukorera amakipe yose uko angana. Ntago abagomba kuvuga ngo iyi ni no, ategetswe gukorera zose kandi akazikorera mu buryo bungana. Ntugire utonesha, ntugire ugira gute, ntugire uzamura, ntugire zose ku buryo bungana. Rero icyo kibazo ni kimwe. Niba babaza impamvu mutabasabiye stade, ibyo ngibyo ni ibintu byigaragaza hakiri kare. Ni ibintu bigaragara. Kandi Rayon Sport ndabwiza ukuri yabiziritseho iyi match kugira ngo muyirokoke biragoye. Rayon Sport nabo n'aba sportive. Rayon Sport nabo bakunda igihugu. Rayon Sport bakurikiza gahunda za leta n'abanyarwanda. Ntago mwajya kubabeshyera ngo muze ngo muvuge ngo urabona ngo ibikingwe equipe nationale twese barayikunda, harimo n'abakinnyi babo. Ariko nukuvuga ngo hakurikizwa amategeko, turebe match birashoboka gukinwa kandi ikipe ikagira gute, ikagenda neza iri salama salimini. Ni Djibouti tugiye gukina, ntabwo ari ibikipe zibikomerezwa zikanga. Ni Djibouti ibikeye hari iwabo bari umuba ucuncumukira murabizi na mu mupira we muri Djibouti urwego rwabo. Rayon Sport rero mwitega ibigiye kuza, barimo hariya bagiye kwandika. Icyambere barababaza icyo ngicyo, kuki mutabatsabiye stade mwari mubizi. Icyo ni ikintu kibarega kandi kibafata, kirabafata mwari mubizi. Nukuvuga ngo kuki mutari mwadusabiye stade mbere y'igihe, kuki mutanditse ngo musabe byibura bibe biri pending biri hariya muri ministeri, ariko mwayisabye ntabyo begeze bakora. Reka da, ubwo nukuvuga ko abatara mu bari barabiteguye kera barabimenya, baravuga ati n'ubundi mubareka bariruhiriza ubusi match ntago izaba kubera equipe nationale. Rayon Sport amafaranga yakoresheje ndahaza kuba ndeba rero. Icyo cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Mushobora kuza mukicara wenda mukavuga ngo ibiki, mukayikanga, mukavuga muti ni ikipe y'Igihugu, we inyungu z'Igihugu, mukayikanga, mukayikanga, mukayitera ubwoba. Byarangira nayo ikababwira iti okay, nimutishyire ku meza rero. We kamezani iryo faranga riravahe murarishyiraho. Niba kubita facture ya miliyoni 40 cyangwa 35 nizo twakoresheje, murabivamo. Ayo mafaranga murayatanga. Mujye mureka kugonganya, mujye mureka kugonganya ama equipe, mujye mureka kwanganisha ama equipe, mujye mureka gutera ibisaba ama equipe. Ibyo nta wundi byitirirwa, ni ikipe yacu kandi ibyo bintu ntabwo tubishaka. Ikipe yacu ni ikipe ikomeye, ni ikipe ikomeye, ni ikipe ikina Champions League, ni ikipe imeze neza, ni ikipe y'ubukombe. Muragira ngo abantu batangira kutwita amazina, ibyo byose nitwe babyitirira. Bwana kamarade, bwana munyentwari, ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nuko tubabwira sometimes mukagira ngo ni ibintu bimwe na bimwe, mukavuga mutaba ngabasha kukasa n'iki, ariko narabibabwiye. Munyantwari za kuza muri federation hari cyo namuvuzeho, abantu ndetse baravuga ngo ibiki n'ibiki. Kamarade we murabizi nta gishya, ahubwo nibyo ntabwo bitunguranye. Nta gishya cya kamarade. Murabizi, munajua kamarade, muramuzi neza. Sinabibabwiye. Muribuka mbere muhira za nkabibabwira, nkababwira inti muzicuza. Nibi ba Munyantwari barimo bikora ni zire zirita ziraho zo kunganya 0-0, kunganya igitego kimwe kuri kimwe, kugira gute. Ibyo nibyo murimo kudupfukisha mu gatambaro mu maso.
ariko ejo bundi izi zitani zigiye gusya zigacubangana uzasanga nta kindi kintu umuntu azabibukiraho. Nimukore neza rero mukiri muri Ferwafa mutagira ngo ni ibindi wapi. Nge Taifa niza nkavuga gutyo, hari ibyo mwa mutakemuye, hari ibibazo mwa mwateje, hari ibibazo muteza. Tuzi twese ko ahantu ikipe yakuri kiyubaka bari byiza kuko ni imbaraga kuri federation kwanza, kuko ikipe yo zikina zikomeye zikagira kure federation ibi ni imbaraga zayo, ni achievement. Nk'ubuyobozi bwa Ferwafa mu mukora mwarabibonye, ikipe iragira gutya yajya mu matsinda bakongeza ikipe muri championa yanyu, hajyamo ebyiri bakongeza ama equipe. Ubu za Tanzania na amakipe ane, ibyo byose murabyanze. Mureke rero ikipe zikore, mureke gufinyira ama equipe. Murajya guhagarika match ni iyihe mvura yaguye, hari amapoto muri stade yaguye, amatara yaguye, byari gukinwa nijoro. Ikibuga cyuzuye amazi, muratera umupira ntugende, niyo mpamvu mwabisubitse. Abasifuzi ntabahari bazasifura iyo match se. Bimeze bite mwa bantu mwe ko mukomeje kwangiza umupira wacu ukomeze kubamo ikibazo. Umupira urimo dosari, urimo ibibazo bikomeye, kandi twe tubyitera, ari mwe mubizana, ari mwe mubikurura. Ibyo bintu ntabwo dukeneye kubyumva. Reka tuze rero turebe, nanjye nabibabwira Rayon Sport yaje zisenda za piripiri. Mudatangira kuvuga ngo niko bariyo babahaye, no, narabibabwiye simvugira Rayon, nta n'ikintu bampaye, ntaki. Reka da, ndabizi iyo umuntu aje avuga muravuga ati uyu muntu bamusukumiye akantu. Reka Rayon Sport narabibabwiye sinyifana ndayanga, ariko Rayon Sport ikomeye ndabikunda, ibikomeye na aperi ikomeye. Muribuka muri hari igihe 2006 2004 sa 2004 Rayon Sport yari urutare, aperi yari urutare. Match yarazaga umuriro ukaka. Cyagiye cya Rayon yaba Jeremy, yaba Kalisa Kase, icyo gihe twari tubaba Olivier, icyo gihe ikipe zabaga zikomeye, bamurama abo n'abakinnyi bari bahari inyuma. Rayon aperi yari ikomeye icyo gihe, warayireba ukavuga ngo itashagashega ndanda. Barimo mu izamu bapangura imipira. Icyo gihe Rayon Sport yazidukocora wayine, bamakoyi bande kipe zikomeye zose ari date. Wabonaga ambiance yabaga hari imigina s'abantu bashiraga bare. Hari umunsi aperi yakinnye na Rayon ndabyibuka, idutsinda igitego kimwe cy'umugande, bamwitaga niba ari Magezi ni ratera umupira wa Garincha, igitego kijyamo. Kandi icyo gihe twaje turi favori, ari twebwe tuvuga turayitera ibitego nka bine, ko twarayirushaga abakinnyi, twari tumeze neza cyane dukubita kimwe. Ndakubwiza ukuri, hari bande yavuye muri stade Amahoro irazamuka irarenga za Kimironko kwa Mushimirira, minuka za Gasabira, zamuka iyo ngiyo baragenda aho bitazagicaca iyo ngiyo n'amaguru. Iwacu iyo ngiyo za Gasabo za Gicaca na za Kibariyo ruguru mu misozi, baraminuka babyina bagitera ingoma. Ambiance mureke ibyo bintu byo kubeshya. Itimu ni gutandika nawe ugutandike. Iyo niyo sport. Ntabwo uzaza ngo uze gufinyira ikipe. Uburyo Rayon Sport maskini ya Mungu, rebera nawe amafaranga muyikuye ku munwa. Yarigiye guhemba, yarigiye kubirarana, yarigiye kwishyura buri kintu cyose amadeni ifite, murayishyura. Reka bakubite facture. Rayon Sport mu kanya bagiye gukora inama ya kasamutwe, ndaza kureba. Muyitegereze, anytime ishobora gusohoka, anytime irasohoka. Hanyuma muze kurya imirimo. Kamarade utaripa hizo pesa, uko tayari kulipa hizo pesa? Mwenyekiti Mnyenwari, uko tayari kulipa hizo pesa? Turaza kureba rero, turaza kureba. Ibyo ni ibibazo mugenda mwitera, ibyo ni ibibazo mwizanira. Habuze umuntu ukemura icyo kibazo cy'umupira w'amaguru, n'ubu turacyagifite. Habuze umuntu uza ufata ibyemezo bya kigabo, habuze umuntu ujya hari utavugirwamo, habuze umuntu ujya hariya muri ya federation ukorera ama equipe yose akishima, bakavuga ati twabera tubonye umuyobozi muzima. Abantu bazana bose baradiga, abantu bazana bafata ibyemezo utamenya ahantu babikuye.
ibyemezo bigaragaza ko abantu batazi umupira, ibyemezo bigaragaza ko abantu umupira wacu uri inge nta n'ikintu. Mwarangiza ngo mwaherekeje amakipe nabonye bose mwagiye perezida na ESG nababonye bose muri Djibouti muri Cote d'Ivoire niho nabonye bari. Aho kubanza gukemura ibibazo mwataye federation mwagiye, ibibazo se mukemwe ni ibi cyangwa aho ngaho nakora nabuhanga nta makompiyuta mwakemuye ibibazo mugakura urujijo mu bantu. Twebwe twarayobewe ibi bintu buryo bikorwa. Mwarangiza mukabeshya ubwo mugiye kugenda mubeshye inzego za leta bari bubabaze muri wabwira murabona nyakubahwa dore ukuntu bimeze rwose twashakaga ikipe y'igihugu. Nimubeshya abantu kuko ama equipe nationale yose igihe bagera muri camp turakizi. Ejo bundi mwafashe hafi iminsi 15 tukumirwa shampiyona mu bindi bihugu ntizakomezaga. Muraza kubabuza gutsinda se? Reka muze kureba Tanzania yarakinwaga na Uganda yarakinwaga, muze kureba sasa match zibera hari ko bataza kuzitsinda. Hanyuma twebwereze litaziva hariya turaza kuzireba. Nitukabeshyanye tuzo tunadanganyana. Habuze umuntu uhagarara hariya umutoza aza kuvuga ati ndashaka iminsi 14 perezida wa federation akamuha ati never ntago bishoboka.